byakozwe n'intumwa bice 4 umurongo wa 33 byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 33 baguhe mikrofone usome dusome kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi imbaraga nyinshi yego nimuvuge ngo nyinshi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo kuzuka zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu yego intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu yego duhimana icubahiro amen. hari imbaraga igiye gutibuka hano hari imbaraga igiye gutibuka mu bantu hano hari imbaraga igiye kutuzaho mwuka yampishuriye ngo tuvugire ijambo ariko imbaraga z'Imana ngo zize mu bantu kandi izo mbaraga ni imbaraga abantu batari basanzwe bazi neza ariko zibarimo ariko batazi neza zigiye guhishuka rero abantu bazakira yego kandi izo mbaraga si izindi ni imbaraga zo kuzuka k'umwami Yesu yego nimuzakire mu izina rya Yesu amen amen amen. nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba muri bo bose yego dukomere Imana amashi amen. ahimbazwe intumwa nizo zatangiye itorero dufite none tubikura ku ntumwa kugeza n'uyu munsi none kuzageza Yesu aje abaritangije ni ba Petero na ba Pahoro niryo torero batangije kandi ngo zahoranaga imbaraga nyinshi ngo zo kwamamaza cyangwa se guhamya kuzuka kwa Yesu. Ese turi kuri Pasaka ni iki? Pasaka ni ukuvuga urupfu yapfuye no kuzuka kwe. Ndagira ngo ku cyumweru twiriwe twazutse n'uyu munsi twazutse kubera ko Kristo yazutse. Zamuri Imana icubahiro. Muraho neza? Yego. Muraho neza? Yego. Turabishimiye mureke uyu mugoroba dufane na Yesu tuzukane nawe. Zamuri Imana icubahiro. Dufane na Yesu tuzukane. Haleluya. Noneho ikintu cyayobeye Satani kiramushobera n'ubu yarashobewe yabuze aho kibaza n'ukuntu Yesu yazutse n'ukuntu yamutsindiye ku musaraba. Ahimbazwe kandi ahimbazwe Yesu amen. kandi aho ngaho Bibiliya yose iriya ni ukuvuga ngo Yesu Kristo icyo Imana yamuzaniye ni ukugira ngo apfe azuke. Afegira gute? Azuke. Icyo Imana yamuzaniye mu mibereho y'umukristo yose ikubiye muri ibyo ngibyo mu rupfu no mu kuzuka kwande kwa Yesu. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Amen. Nizo mbaraga z'umuzuko tugiye kuvuga. Noneho nubundi mugiye kugaruka babandi. Mukanya mu gatoya ngiye gusoza kubwiriza. Noneho mugaruki. Noneho dutibuki muri izo mbaraga. Kandi turacari muri Pasaka. Pasaka iracari imiryana. Turacarimo twumva jewe noneho n'amatwi yamye asuma. Nimukaba numva gusa amatwi ariko asuma kubera umunezero twagize muri Pasaka. Kandi Pasaka nubundi izihushaga abagabo. Izibahusha. Ihora ihusha abagabo nyine bizeye Imana. Ihora ibahusha. Ariko bajya babisi. Kibazo urabona yumva. Nta makuru kunguko ibo ntajabaye. Duhimana. Pasaka izi hari umugabo umwe ako umugabo yaranezerewe umugotwa
yagiye bari bagiye kumeza ahantu ariko ni hariya hakurya noneho hari kuri Pasaka umugabo araza baza nyine kumukutana kwa gatanu amaze babanka babwiriza hari umugabo wabwirije ubanza ari Rujogoti arabwiriza umugabo yama yakigikapo ciwe mu icumba aho bari babacumbikiye yamabwira ni mumpige kapo canje ntahe yamata kuwa gatanu yamahura n'abandi bariko baza bakazamubwira ati se ko ha utaha noneho natwe twatuza akazamubwira ngo ni mundeke tiye ko arabumva akazamubwira ngo ni mundeke biryo numvise ngo nindi komesa uko kera Pasaka kariyama umuntu watashe kuwa gatanu abandi agahura n'abantu bariko baza nukuvuga ngo uko abantu ni babisi abantu ni babisi ubu ngubu bigekerageze cyo kugira ngo batubwirize abantu ubutumwa bwiza hari ubutumwa buriho none bwo gushekerera abantu akaba n'ubutumwa buriho bwo kwivuga ibigwi ugahagarara ukivuga ibigwi byawe ugatindira uko wivuga ngo njewe mimi njewe ukamara nk'iminota 2 uhaye uvuga ngo njewe wewe ukabona umwanya wo guhagarara hangaha ukamara iminota 2 utaravuga Yesu ayiwe igitangaza cyabaye cyangwa abandi babishoboye akamara nk'iminota 3 uhaye avuga umugore we ngo madamu ngo nuku ngo byari bimeze gutya ngo madamu za muri bane shohera winuliwe milele Yesu winuliwe milele ahimbaza ayibete wabudiwe milele tana abantu bazi kuririmba hano oya kondaga muhereza bazi kuririmba habo muhereza biwacu tumenyeranye zibahe zihereze bano ba singabo barahari tujana kuri ritime ariko numvise n'uyu mugabo azi kuririmba iyi korari imaze kuririmba ni yahe hano muri Nyamavira akwino hari korari mwo gacwa na ababona abahe si ariko muri Kayore hari imbaraga ba birenze izi ni imbaraga ziri muri Kayore winuliwe milele Yesu winuliwe milele Baba winuliwe milele ni uririmbe iyo ni aritono no winuliwe milele Yesu winuliwe milele Baba winuliwe milele Yesu winuliwe milele wabudiwe milele Baba wabudiwe milele upewe sifa milele upewe sifa milele Jehova upewe sifa milele wabudiwe milele wabudiwe milele no turirimbe wabudiwe milele nitumara dusubiremo gusa gatatu ijya nyuma turandage twama tugenda aho umwuka wahekera wabudiwe milele wabudiwe milele wabudiwe milele wabudiwe milele wabudiwe milele wabudiwe turatarana
tele ikosa mokena boya za jandirimbo no 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 nahuye mu mwijima nzajyandira ku musaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro. mbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo, izo nizo mbaraga zonyine zitaza ziganwa, zitaza nta fotokopi yazo. atukuzwe. Turataramye ba? Yego. Turi hano. Niba hari ahantu habi imbaraga nakabiri kikayori. Nimuzamuri manishwa. Ibindi bintu byose bizabyigana. Umuntu yo bifotora gutya akabikora. Timuzamubona ko igisirimba umuntu agifotora ko runaka yasirimbye. Akabyigana kandi bikaba. Timuzamubona ko korari baririmba bakaza bagendera kuri ritimi imwe gutya. Mu muzuko ho nta ritimi. Umuntu azagenda ukwiwe ukumukasengana neza. Imana icubahira. Hallelujah. Aho! Nta pirate. Timuzamubona telefone. Baza bayikora gutya abanyamerika abashinwa bakaba bayibonye bakama bayipirata gutya kandi bo bakagira karange keza kuruta yayindi wazuyibona gutya hariya mwiduka ukazubona kirashashagirana wafa kwishira ku gutwi gutya ikama ikumena amatwi ndetse wagira amahirwe make kagutwika harabo zimaze gutwika zikama ziturika pirate muraho neza umuzuko ntiwo pirata aho nta foto ngo bashushanye gutya kumubona habe ni foto ni picha yitwa dufotora kurya sinjewe kurya kera ni foto ni photocopy ubundi original ni je ni wewe kumbaza hanga ubundi original yego ukura aho ngaho uri original kandi kuba original si imyenda nambaye ni jewe muzamuri manisha ahimba. Hallelujah. Mumuzuko rero Satani nico cyayobeye kuko ntashobora gupirata ntashobora ntibishoboka ndashobora kujigana mureke ndabwira habe n'ubuhanuzi Satani zayame bwigana kurya ikabibwigana ikabivangira umuntu akamahanura injo ndetse akazahanura ibintu bizoba kandi bitavuye ku mwuka wera pirate. Muraho neza? Ego. Umuntu yo kwama yigira umupasiteri pirate. Akamupasiteri pirate. Kandi akamamuba kandi akamambara agasaraba. Neza. Pirate. Umuntu yo kwama muyumbe gutya. Ahano twese tukaza runaka mu muyumbe. Pirate. Hari abayumbe bamwe Pawulo yigeze gusanga. Basazi, baciye igiti. Bariko neza bavuga kandi bakavuga ibintu. Kandi basazi Pawulo ngo abarebe yamabura mwe bite byane ko ndiko mbabona nkabona hari ico mubura ngo amare yamabaza ikibazo yamabwira ngo se mwabatijwe mu batizo bati twebwe duherutse wa Yohana bo baherutse mu mazi menshi uko abantu baherutse mu mazi gusa uko abantu bazamubona makanisa kenshi baherutse mu mazi ni muri Yorodani baherutse ngo amare ico Pawulo yakoze niki yabarambitse ibiganza Yohana yavuze gute Yohana yaravuze ngo uzaza hanyuma yanje ngo azababatiza muke mu mwuka no mu muriro zamuri manishobiro aombe tate aombe mwana aombe motima tuwe makala aombe tata aombe mwana aombe motima tuwe makala Amen.
nahimbazwe Yesu mwakire kuzuka kwa Yesu kuzuka kwa Yesu kwarabonetse umuntu wese wakiriye Yesu Kristo aho akakira gupfa no kuzuka kwe uwo nguwo ntabwo ari pirate niba utarafana na Yesu nguzukane nawe uri pirate amen umva mbabwire habe nubwo kwambara karuvante ugahagarara hano icyumweru n'ikindi kikaza utari mu rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe ni pirate de la sikermo Pawulo yaravuze buriya Pawulo yigeze kuba pirate kandi niho yavugaga kenshi ni naho yakoze cyane agakora amanwa nijoro ariko akora ibintu bitari byiza kandi azi ko afite ishaka ryo gukorera Imana pirate ariko umunsi yahuye no gupfa no kuzuka Bwana sifiwe umunsi yahuye no gupfa no kuzuka icyo mugoroba duhure no gupfa no kuzuka duhure no gupfa no kuzuka Mana himbazwe nirwo ruganda rw'umukristo yavuyemo ari original niyo mpamvu yavuze ngo yabonekeye benshi ngo naje arambonekera ngo ndi umwana wiki ngo kandi ngo naje hanyuma y'izindi ntumwa ngo ariko ndaziruta Imana yahuye nubo ale kaisa ya kaibangaya nahimbazwe ashimwe Yesu kuririmba igisirimba gutya satana azagipirata gutya icyo azama gihindura ivungu rege mbabwira igisirimba kera kose cagiraga imbaraga zidasanzwe gusirimbira Imana gutya mugasirimbira Imana abagabo bagasirimbira Imana batari pirate abadayimoni bakamatangira kumuka muraho neza yego kama roho wa Bwana kishuka nitaimba kama nani kama Daudi Daudi se nijwi yagiraga ry'abandi hoyaye Daudi se yashuranga kurusha abana hoyaye ahubwo yari arimo gupfa no kuzuka kwa Yesu mu bisome kenshi muri Zaburi na Zaburi ya 16 ati kumana ndani byago ndamarira ndakuboroga ntarufu kandi ntagahinda Mana naje ngiye kujyayo kandi ntagahinda Mana naje ngiye kujyayo akubwire uzuharanira kuba umukristo utari pirate kandi kutaba pirate gusa ni ijambo rimwe no gufana na Yesu kazukana nawe amen niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twafanye nawe tuzukana nawe ndababwira imizuko itatu gusa umuzuko wa mbere kuzuka kwa mbere hariho imizuko itatu umuzuko wa mbere n'uwuhe umuzuko wa mbere nukuzuka kuva mu byaha nukuzuka amen 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 iyo uvuye mu byaha ubuzutse Bibiliya iravuga gute mu Efeso iravuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha niki cumuro ariko ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduranye bazima nande Kristo zamuri Imana ishwayo amen namwe yagize gute yarabazuye mwari mupfuye muzize ibyaha namwe yagize ariko Imana yarabazuye kuzuka rero nuko gute nukuva mu byaha iyo uvuye mu byaha ubuzutse kuko twari tumeze kera niyo mpamvu Pawulo yavuze Pawulo ntiyagaza avuga ubutumwa atabanje gutanga ubuhamya yagaza avuga ngo nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya ngo ariko narababariwe duha Imana ishwayo kandi ngo ibyo nabikoze nkirinjije ariko ngo narababariwe
turashima Imana kuko Yesu yaduhinduranye, Imana yaduhinduranye bazima nande na Kristo uko turi bazima. Haleluya. Uyu muntu yari mu byaha bapfuye. Iyo uvuye mu byaha ubuzutse, iyo usinziriye we kanga ukuzuke, Kristo agira gute? Nakumurikere. Kuko iyo umuntu ari mu byaha ntazabona, azagenda hutara, azagenda site kurya neza niko Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira guhugura abapfakazi. Aramubwira ngo uzabwira abapfakazi ngo abapfakazi banyabo ngo basenga ku manywa nande na nijoro, ngo ari kuwidamara ryewe ngo bapfuye hagaze. Hari abantu bagenda muzamubona bagenda ariko barapfuye. Twika twangaya ngongera sokoroma. Bibiri zivuga ngo n'ibiti bitabacira urubanza ngo muratinyuka imbere y'Imana, kandi ngo nta mahoro yiki umunyabyaha. Bibiri nibivuga, kandi Bibiri ikavuga ngo ukora icyaha wese nuwahe ni Satani. None bigende bite? Uramenye tukahasinzirire, uramenye tukasinzire, Uramenye umusozi biruhanya iwabo w'irungu, uramenye tukasinzire. Reka mbabwire, umuntu iyo yamaze gukora ibyaha bigakorera, kandi harabaza bitwaza bakavuga ngo none sibyo, ntabwo ari byo. Ubutumwa bwiza mureke mbabwire, na Yesu yarabivuze, ubutumwa bwiza butabwira abantu kwihana no sibwo. Timubyumvise byo kumvikana muri kino gihe. Ubutukele kasiba angotikiliza zwangelezo zo mali angototolo bwengengenge pangole ekototolo bwekesa bwanga abwingi ngulu mwingi angale kanisa ngolo mwenge mwangi tutele bosongo soma yakangiye Kongo kolikalo koloko sokolo wayeka kanglu weke kalu keseko solo kolo wayaga. Mureke babwire, ntanyoroshi bamwe mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni umuriro n'inkota, kandi iyo nkota ni iyi nizicu ijambo ry'Imana ngo n'inkota ikabira mugi, kandi ngo rizagira sezera ikihinguranya, ngo rizarigabanya umwuka niki, rizagabanya umwuka n'ubugingo, ngo kandi rizarigabanya amagufwa niki, kandi ngo rizaryihuta rikabangukira, ngo ibyo umuntu agambirira mu mutima. None muzamubwira ngo niki? Mwumve mbabwire n'inkota. Ubutumwa bwose butavuga kwihana no kubabarirwa ibyaha sibwo. Mvuze bya kabiri ariko ntimwumvise kandi. Vuze irya kabiri ariko ndavuga irya. Baribaza iki Bibiri ibivuga byose. Ubutumwa bwose nubwo kubwira abantu ngo bihane. Icyaha kitihangwe ntikiza kivaho. Iyo utihanye icyaha ushobora gushira. Kubera iki? Noze kubera iki twihanye? Uku niko nari meze nkiri umupagani. None nuko babarirwa byavuye he? Nuko umutima wancira urubanza ndihana. Kandi muri ibyo yaravuze ngo kwihana si ubuhanga, ngo cyangwa gucamuke, ngo nukwana muza kuri iki uri umunyabyaha. Bibiri iravuga ngo mwaturira n'ibyaha sha kugira ngo mugire gute mukizwe. Niba nkubwiye ngo mbabarira nagize gutya no ndatuye ibyo reka mbireke nahimbazwe Yesu. Iyo umuntu ababariwe ibyaha abazutse, iyo umuntu ari mu byaha abapfuye, kandi abapfuye agize gute ahagaze. Habe nubwo woba wambaye ishati y'apotre, kuba apotre kandi kuza gukora icyaha oyashye. Muraho neza? Muraho kandi kuba apotre nishobora kuza kuri icyaha nuko irosa ngo nicara imbere nze mbona amazi yo kunywa.
kuko apotre kandi bamucaza inyuma ukuno kwinjira muno nubwo no kwinjira mu yandi muri indi kanisa bagafa kumenya izina gusa ryanje batazi ko ntari n'umukristo bonyica ntibo bo kwamabaza kunyicaza imbere ko n'izina byicaje apotre muraho kuragira ngo nibamara kugusengera uzosura wicara inyuma se wabona kuri umuyumbe ntabona kuri umuyumbe neza uzorebe ko azokwicaza imbere ariko umunsi bazo gusengera uca kavuga ngo runaka uzoza uturukiriye abama kwicaza hano imbere ubutumwa tubwiriza nubwo kubabarirwa no kwihaniki kwihanisha kuzuka rero umuzuko wa mbere nukuva mu byaha turashima Imana ko twagize gute twababariwe twavuye mu byaha ubu ngubu turi muri Kristo Yesu zamuri Imana cyahiro haleluya haleluya kuzuka kwa kabiri nukuzuka nukuzuka usubira mu buzima busanzwe matendo ya Mungu yapita fahamu ni nani ayaona wazi lakini najua mapito ya Mungu ijimani kora biradutangaza amuwa bimenyuko biri ariko icyo nziro kwizera ishaka aribyo kwiriye gukora kuva mu buzima kuva mu rupfu cyangwa se gusubira mu buzima busanzwe hariho ibintu byanyeganyije isi iki cya kabiri mbabwira ni ikintu cyagiye kinyeganyeza isi nta kindi kintu kiza gikanga Satani n'abantu bagatangara bakavuga ngo Imana irakomeye nigihe habayeho ikintu cyari gifuye kigahera gute kikazuka noneho muzi gufa no gushira mu mwuka abantu bagasenga bakavuga ngo uyu muntu uzongera kandi kumubona imbaraga rero z'umuzuko ziza zisura zigateranya umuntu azigasura zikamuhumekera mu mwuka iyo ngiyo agasura kandi akaba muzima izo mbaraga Satani ntazizi